Imana yumvikane hose rangurura ijwi nkikondera uburire abo mw'isi bose bamenye yuko Yesu aje. Reka tubasubize kandi tubahe ikaze bene data na bashiki bacu bakunda ibyigisho by'ivugurura n'ubugorozi. Ni bene so babwiza ubutumwa bwiza tugiye kubana mwaka kanya dufite. Mbere yuko dutangira turabibwira ndetse dusenge tubabwira umutwe w'ikigwa hanyuma dukomeze. Amazina nitwa David Nkurunziza. Tugiye gusenga hanyuma tubabwira umutwe w'ikigwa tujye mbere. Twongeye kugushima no kuguhimbaza data mwiza, ubuntu bwawe butuba hafi, impamvu yemeye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishyize mu maboko ngo uzubane natwe, udumugisha wawe muri byose, umwuka wera dusobanurire, abafashwa nawe binyuze ku mirongo itandukanye bazumviraho iki kigwa, uzabayobore uzashima izina ryawe. Ubuntu bwawe butube hafi, ibyo ukunda n'ibyo ushaka, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nkuko twabibabwiye, amazina nayo ngayo tugiye kubana mu gihe gitoya kigufi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ibizaranga abakozi ba saa 11. Naho tugiye kwerekeza ndetse isomo dushaka gushingiraho icyigisho cyacu n'amagambo aboneka mu gitabo cya Matayo, igice cyaho ni icya 20. Niho dushaka kwerekera ko Imana yagiye itoranya abantu bayo ndetse baha umurimo mu bihe bitandukanye, ariko n'ubundi ari itorero rimwe rifite imikorere imwe, rigeze Imana imwe, rifite n'umwuka umwe, ariko rigakora mu bihe bitandukanye. Nubwo yera mu isezerano rya kera Imana yemeraga gutoranya abantu bayo ngo bayihagarire mu isi kandi bagire uruhare mu kuyigwiza abandi, ariko binyuriye mu iryo tsinda ritoye. Iyo tubisomye mu iki gitabo cya Matayo, igice cyaho ni cya 21 umurongo n'uwa mbere, hari ikigwa gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Uyu ni Yesu wabivugaga. Turahasoma kuko twavuze yuko ikigwa insanganyamatsiko ngari tugiye kwibandaho ari ibizaranga abakozi ba saa 11. Tugiye kwibaza se ngo abone bande, baboneka he mu byanditswe byera, ese umurimo bazakora ni ubuhe, kuko uwo murimo ni nabyo bizabaranga mu gihe bazaba bari gukoreramo. Muri iki gitabo Yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo, yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi idenariyo ku munsi umwe, abahereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahe bibakwiriye. Baragenda. Yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9 bigenza atyo. Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze arababaza bati niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza ati kuko ari ntabo duhaye umurimo. Arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyiri babwira igisonga cyati hamagara abahinzi bahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Murongo wa 9, abatangiye isaha 11 baje umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyiri uruzabibu bati aba banyuma bakoze isaha imwe, bagabanyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri abati mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenari imwe? Ngiyo yijyane ugende, kuko nshatse guhemba wanyuma nkawe. Mbese hari icyo mbuza kugenza ibyanjye uko nshaka, ko undeba igitsure? Kuko ngize ubuntu, uko niko abinyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba abinyuma. Ni amagambo menshi dusomye, ariko ntabwo turi buyibandeho yose. Ahubwo intego y'ingenzi itumye dusoma aya magambo nuko aba bakozi ba saa 11 turi kwiga n'ibibaranga nabo baboneka mu iki gice. Rero tubonye ibyiciro by'abakozi. Yesu we kuko yakundegeraga kwigishiriza mu migani bitewe n'aho abantu babaga abari, kugira ngo babone ibyo kubafasha mu gihe gikwiye, yabahaye uwo mugani. Benshi bari abahinzi, benshi urugero rwari kubagora kurwumva, niyo mpamvu yakoresheje urwo rugero. Ndetse icyo tuza kubona neza nuko hari abahinzi bagera mu byiciro 5. Icyiciro cya mbere ni cy'abaje kare mu museke. Icyiciro cya kabiri ni cy'abaje ku isaha 3 za mu gitondo. Ubwo namwe mu byumve na aya masaha yacu bitewe n'ibice turimo, ni kare mu museke mu gitondo, ni amasaha ya 3, ni saa 6 z'amanywa,
ni saa 9 z'umugoroba ndetse na saa 11 z'umugoroba. Bari abakozi baje mu ruzabibu ariko bagiye gukorera Imana mu bihe bitandukanye. Kugira ngo tuze kugera ku cyiciro turi kwiza kwibandaho cy'abakozi ba saa 11, reka tubanze dusobanure ibingibi muri make. Ibi byiciro bine byabanje. Iki cyiciro cyaje kare mu museke, naho ibyanditswe byera bitwereka neza yuko n'abayuda. Ibi byabayeho Yesu ataranagera ku isi, nibo bahamagawe bwa mbere gukora mu ruzabibu urwa Nyagasani. Bazagira amahirwe yo kubisoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, cyangwa se icy'icyongereza ni Christ Object Lessons. Muzabisoma kuri page yaho 400, icy'icyongereza ni paragraph ya 2. Abo bayuda bakoreye Imana ndetse kugwa kwabo kutaragerwaho barayihagarariye guhera mu isezerano rya kera. Aba bagize neza kuko n'isezerano rya kera dufite ririmo ibitabo by'abahanuzi benshi, birimo ibitabo byinshi bagiye babisigasira kandi bahagararira Imana mu gihe gikwiriye. Ariko ibi bitabo bitwereka neza yuko bo ubwabo babaye bibone, nubwo bari babibitse ariko ntibyabahishuriye Mesiya wagombaga kuza, ahubwo nibyo batubwiraga ngo nibyo batubwira ngo babaye bibone, bihangira gukiranuka, bikubira umucyo aho kuwukwirakwiza, bityo bagombaga gusimburwa. Igihe cyose ijambo ry'Imana rihawe abantu ariko bakaryibikira cyangwa se bakagwawa, uko guhamagara kwabo kwabo gukomeye kose, igihe kigeragera nabo bagasimburwa. Nako byagenze kuri abo bayuda. Bakoze neza, baduha umugabane wa mbere wa Bibiliya w'isezerano rya kera. Izo nyandiko turazigira kandi barazisigasira, ariko bo bari bazibitse ntizabahishurira ukuri, baragawa bagomba gusimburwa n'abandi. Abakozi ba saa 3 za mu gitondo nibo tugezeho. Aba ni intumwa za Yesu zakoze umurimo ukomeye. Ibi muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 15. Bahagarariye Imana ndetse nabo bari mu bagereranywa n'itorero rya Efeso kuko bahagaze neza, ndetse muzabisoma mu gitabo cya Efeso igice cya 2 umurongo wa 20. Handitswe ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe birikomeza imfuruka. Yesu yaje aho ngaho, abo guhuza isezerano rya kera n'irishya, abahanuzi n'intumwa ibyo bavuze n'ibyo bakoze n'ibyo tugomba kugenderaho, ndetse n'itorero rihagaze ku rufatiro n'ahandi rigomba kuba rishingiye uretse kuri iryo jambo ryayo. Aba nabo barakoze cyane kuko muzabisoma nk'isezerano rishya ryose dufite, nkuko aba bakoze mu museke batugejejeho isezerano rya kera, nabo barakoze batugezaho isezerano rishya. Nuguhera ku butumwa bw'intumwa nka Mariko, Matayo, Yohana ndetse na Luka, kugenda ugageza mu byahishuwe byanditswe na Yohana intumwa, yo yabaye ya nyuma mu gupfa. Ubwo barakoze nabo, guhera kuri abo bakozi bageze ku isaha ya 3 za mu gitondo, twagize amahirwe tubona isezerano rishya. Babwirije cyane umugabane wa Aziya kuko ni naho bari bakomotse. Bari bari kumwe na Yesu, ndetse yafatanyije nabo mu kubwiriza. Nyuma yo ko agiye mu ijuru, basukiye imbaraga ya Mwuka Wera. Muzabisoma cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa guhera ku gice cya mbere, niho harimo imirimo ikomeye n'ibitangaza izi ntumwa zagiye zikora. Ariko nk'uko byari byarahanuwe ko umunyabugoma azaza guhaguruka ku Bugaturika, byasubijeho abantu mu mwijima batandukana n'ijambo ry'Imana, bityo hari hakenewe abandi bakozi bo gutamurura uwo mwijima. Ibi turabivuga kuko ngo ni abakozi bagiye baza ariko mu bihe bitandukanye. Izo ntumwa zaratangiye zirakora kugera ku ntumwa Yohana, ariko ubwo akarengane kagiye kaza, ndetse kugera no mu myaka ya 323 nyuma ya Yesu, ibinyoma byagiye byinjizwa mu itorero bitewe n'imirimo ya gipagani yari iturutse mu Baromani. Bari bamaze kubona yuko kurenganya abakristo ntacyo biri kubagezaho, baravuga ati reka noneho tugerageze duhuze ubupagani duhuze n'ijambo ry'Imana. Ibyo biba byuzuje ubuyobe, kuko ubuyobe bwiza, ubwo twabwita ubuyobe bwiza, ntabwo ari ikinyoma gusa, ahubwo igihe ikinyoma kivanze n'ukuri nibwo kiyobya benshi. Rero ari umugambi wa Satani, iyo kidobyezamo nabo bagombaga gusimburwa n'abakozi ba saa 6. Abakozi ba saa 6 nabo bahawe urumuri rw'ijambo ry'Imana. Nabiswa abagorozi bakoze mu gihe gikomeye ndetse kinagoye. Bari bahanganye n'inyigisho z'abategetsi bari bakomeye, bari bariho biswe yuko bayoboye iby'isi ndetse n'iby'idini. Ni ingoma y'Abaromani yari yoboye ibya politiki ndetse yoboye n'iby'itorero. Aba rero barahagurutse bakora umurimo ukomeye, ndetse ibyo muzasoma mu gitabo cyitwa Spirit of Prophecy cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi, volume yaho ni ya 4, page 94, paragraph ya mbere, banditse baravuga ngo umurimo wabo ukomeye wari wo kugarura abantu ijambo ry'Imana. Ubwo tugenekereje mu Kinyarwanda niko ayo magambo bayavuze. Barakomeje rero, Roma irabarwanya, ibaha akato bamwe, ndetse bamwe bajyanwa mu nkiko
benshi barafungwa, niho muzasoma ingero zikomeye aba Martin Luther, ba Husi, ba Zwingli, abo bose bakoreye Imana cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Aba rero ni nabyo muzasoma mu gice cya 21 cy'intambara ikomeye, abazagira amahirwe yo kugisoma. Abo nibo Yesu abwira ati izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Ibi byasohoye mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa mbere. Aba rero nabo bari bakeneye abandi bakozi ngo bacumbure uwo murimo, kuko bari mu gihe gikomeye, ni igihe cy'itorero nka Tiwatira, ndetse ubwo ryari rigiyeho risimbuye itorero rya Perugamo, ubwo ni matorero 7 nubwo tudashaka kwerekezaho. Ariko barabwiye ngo wibwira ko uriho nyamara uri intumbe, bitewe nuko nubwo bari bafite umucyo w'ijambo ry'Imana, ariko bari bahanganye n'ubutegetsi bwa Roma butifuzaga yuko ijambo ry'Imana rigera kuri bose. Abo nabo bagombaga gusimburwa kugira ngo haze ubwoko bw'Imana bugiye kucumbura bugafatira aho bari bageze, nubwo harimo bamwe bari bananiwe. Nibo basimbuye n'abakozi ba saa 9. Izo ni saa 9 z'umugoroba, tubibutsa yuko turi kwigana amagambo avuga ngo ibiranga abakozi ba saa 11. Ntabwo twakwiruka ngo tugere kwa saa 11 tutaramenya se abandi bo bakoze bate kandi bakoze ryari. Aba nabakongeje urumuri barimo nk'uwitwaga William Miller na bagenzi be. Turabibutsa neza nubwo ari amateka namwe mushobora kwiga mu buryo bwagutse, ibi bishobora kujyana n'amatorero 7, ndetse abayize barumva bifitanye isano. Ubwo ni ubutumwa bwatangiwe n'intumwa zibwiriza ku buryo bukomeye ku mugabane wa Aziya, ariko kuza kuvuga Gatolika bituma n'ubutumwa bugira buhagarara ku mugabane w'Uburayi. Nk'uko buryo kuko Imana itarobanura ku butoni kandi yifuza ko buri muntu wese yayikorera, habonetse abimukira bari baturutse ku mugabane w'Uburayi bitewe n'akarengane ko kwizera bari bafite, bagera kuri mugabane wa Amerika. Uyu mugabane wa Amerika niwo wari urihaye abagabo nka Miller ndetse na bagenzi be. Nabo bakoze umurimo ukomeye, ndetse ndaza kubisoma. Abanditsi baravuga ngo aribo bategurije abantu kugaruka kwa Yesu, bakitwa Abadiventiste. Turabibutsa aba Badiventiste babayeho ndetse baruhuka ku munsi wa mbere, wari umunsi w'icyumweru, bari bataretwa Abadiventiste munsi wa 7. Barakoze cyane kuko batugejejeho umwuka w'ubuhanuzi. Uyu mwuka w'ubuhanuzi dusoma ahanini baduhishuriye ibyabaye mu gihe cy'umwijima tutari gupfa tumenye. Rero nabo barakoze kuko mu gihe cyabo baduhaye kuri ijambo ry'Imana kwagombaga kutuyobora mu gihe cyakurikiyeho. Banditse baravuga ngo bakoze ku mugabane wa Amerika ndetse na Australia. Nibyo muzasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, herekana neza uburyo abantu bagiye bakora, ndetse n'intumwa zikerekezwa ku mugabane wa Australia harimo ndetse na Amerika. Mu gitabo cyitwa umwuka w'abahanuzi n'ubundi Spirit of Prophecy, igice cyawo cya 13, herekana imikorere ikomeye y'umugabo witwa William Miller, ndetse n'intambara ikomeye naho muzabisoma mu gice cya 8. Ariko nge ndibanda kuho baguye, nabo bakaba baragombaga kubyutswa bagasimburwa n'abandi. Abadiventiste nabo nk'uko byahanuwe bari bahamagaye ngo bave mu isi bitandukanye nayo, babwiriza ubutumwa bw'amarayika 3, nyamara byarabananiye. Ese byabananiye kubera iki? Reka tubisome. Banditse indongozi bifatanije n'isi, bifatanyije n'andi madini, birumvikana nyuruzabibu agomba guhamagara abandi. Ubwo ibi mu kuza kwa abagabo ba William Miller mu byiswe Millerite Movement cyangwa se muvoma ya Miller, hari hajemo n'ubutumwa bukomeye bw'Abadiventiste munsi wa 7, niho kuza kumuhanuzi kaze n'abayiti kwari hari n'yo kazaza mu mpanda ya 7 nabwo byabaye. Rero bari bahawe umurimo ukomeye wo gukora mu gihe cy'isaha ya saa 9, ariko kubwo kutumvira, kubwo kutita ku ijambo ry'Imana no ku miburo bari barahawe ngo babwirize ubutumwa bwiza, nabo bagombaga gusimburwa. Kuko nk'ibyabaranze harimo kwandika nk'indongozi mu mwaka wa 1932, nyuma yuko umuhanuzi kaze n'abayita ava mu mubiri, harimo kwihuza n'amadini n'urwinge rw'amadini, aho abantu bafite ibinyoma ndetse n'abafite ukuri bicara bagafata imyanzuro bikwiye kuyobora abize. Ibyo rero ntago bikwiye, uko kugwa kwabo niko kwatumye muri urwo ruzabi bagomba gusimburwa n'abandi. Nibo bakozi bagombaga kubaho ba saa 11. Aha rero ni naho tugiye kwibanda, aho turi kwigana ngo ni ibizaranga abakozi ba saa 11 bagomba gukora, basimbuye abo bakozi bose bakoze mu bihe bitandukanye bakorera Imana, ariko bageraho batakobwa bagasimburwa n'abandi. Baranditse baravuga ngo aba nabazemera inama y'umugabo wo guhamya. Ibyo muzasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho ni cya 3, inyandiko zibanze igice cyaho cya 64, ahavuga ngo ni the shaking cyangwa se ishungura. Havuga ibintu bikomeye yuko ngo mu uyu mutwe waba abantu bari gukora umurimo mu itorero cyangwa se mu bakozi ba saa 9, ngo habonetse ishungura mu Adventiste munsi wa 7, ngo haboneka imitwe myinshi, bari kwagombaga kuvamo umutwe ufite ukuri kose. Ubwo ni inyandiko zibanze page 270, ni paragrafe ya 2. Ibi rero ni uko
bagomba kwereza amategeko y'Imana bagasubiza itorero ry'Imana ku kibanza cy'intumwa n'abahanuzi. Nta kindi kigomba kubaranga ni ukwerereza ibyo byanditswe byera bikaba ari byo bibabera umuyobozi. Niho tugiye kwibanda. Ubwo aya mateka tuyanyuzemo y'ibyavuzwe mu gitabo cya Matayo igice cya 20 guhera ku murongo wa 1 kugera ku 12 kugira ngo nituvuga abakozi ba saa 11 twumva baribo, twumve n'igihe bari gukoreramo, twumve n'abababanjirije. Kuko igihe cyose tutamenya hashize ntago tujya tumenya aho turi, kandi kumenya iby'imbere nabyo bijya bigorana. Rero naho ngaho reka ndetse tunibaze ngo ese abo bakozi bagomba gukora gute, ese bizabaranga nibihe. N'ibimenyetso bigera ku 8 ariko tutari buze gutindaho, ahubwo namwe mushobora kwagura mu mwanya mwaba mufite. Icyambere ni ukwigisha ubukristo nyakuri. Ubukristo nyakuri burakenewe kuko benshi kwitwa umukristo byamaze kuba izina rusange, ariko hagomba kuba itandukaniro ry'ubukristo bwo kwiyitirira ndetse n'ubukristo nyakuri. Rero abakozi ba saa 11 itorero ry'Imana ngo ryakiriye intama y'umugabo wo guhamya rigomba guhagarara neza rikigisha ubukristo nyakuri. Icya kabiri ni ukwerereza amategeko y'Imana. Icya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo bizera, kuko kuvuga ngo urizera gusa ntago ari byo bizakiza abantu. Buri wese yabivuga, ndetse na Satani n'abadayimoni be bashobora kuvuga yuko bizera Imana yuko kuko baranayizi, ariko gushyira mu bikorwa ibyo bizera niyo ntego cyangwa se niyo ntambwe yonyine izabatandukanya n'abandi mu isi. Ikindi cya kane ni ukugoboka abatishoboye. Ibi muzabisoma mu gitabo cya Yakobo igice cya 1:27 ahavuze ngo idini itaryarya iyariyo, ndetse turaza kuyasoma nitwegera imbere mu gusobanura izi ngingo. Ikindi ni ukubwira abanyabyaha, ni ukwereka cyangwa se ni ukubwira abanyabyaha no kubereka aho bakirira. Isi yuzuyemo ibyaha kandi buri wese yakoze ibyaha, twese nitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko Imana yahisemo itorero ry'Imana kugira ngo ribe mu isi rifatanye nayo mu mugambi wo gukiza abandi, kwerekana umuryango mwiza ufite ubuzima ndetse n'uburere bwiza. Ibi nabyo ni uyu mugambi cyangwa se n'inshingano y'itorero ry'abasigaye rigomba kubwiriza ubutumwa mu gihe cya saa 11. Ikindi ni ukwerekana aho indwara zituruka, kuzirinda ndetse no kuzivura. Mu murimo Yesu yakoraga hari harimo gukiza imibiri ndetse n'imitima, agakiza imitima icyaha ndetse agakiza n'imibiri indwara. Ikindi ni ukwerekana isaha ya gihanuzi n'amayeri ya Satani. Birumvikana ibi ni ibimenyetso 8. Byose ntabwo twabivugaho mu kanya gato dufite, ariko reka tubinyureho mu ncamake kugira ngo namwe muzashobore kubyagura. Icyambere duheraho ni uko abakozi ba saa 11 bagomba kwigisha ubukristo nyakuri. Ubukristo nyakuri se buvuze iki? Ubukristo nyakuri nta kindi buvuze. Naho bavuze mu aka gatabo gato kitwa idini intego y'itorero ry'ukuri, baranditse page yaho bazagira amahirwe yo kugasoma, ni page ya 4. Mansi baravuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mari byo mubagirira namwe, kuko ari yo mategeko n'ibyahanuwe. Ni Matayo 7:12. Ubwo ubukristo nyakuri ni ukuba bafite abizera bifuza yuko ibyo abandi babagirira ari byo nabo bagirira abandi. Ubwo nta numwe bifuza kwibwa, ndetse n'umujuru iyo bamwibye nawe arataka avuga ati Mana ubahane. Rero ubukristo nyakuri naho bushingiye ni iryo pfundo ryo kumva yuko ibyo ushaka abandi ko bakugirira ari byo nawe wabagirira. Ibi muzabisoma nk'urugero rukomeye, ndetse n'amagambo muzasoma mu gitabo cya Yobu igice cya 31 umurongo wa 16 kugera ku 20 ahavuze ngo hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza. Ubwo n'uyu Yobu umuntu w'Imana ari kubaza abantu mu gihe cye, cyangwa ngahebye amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye, imfubyi ntiboneho, ahubwo uhereye mu busore bwanjye yankuriye iruhande ndi nkase, n'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama. Niba hari uwo nabonye wishwe no kubura umwambaro cyangwa indushyi ibuze ibyo kwiyorosa, niba urukenyero rwe rutampaye umugisha, kandi ntasurutswe n'ubwoya bw'intama zanjye. N'urugero rukomeye, kuko ubukristo nyakuri bugaragarira mu bikorwa, ntabwo ari amagambo gusa. Rero tugomba kubyitaho, ngo natwe twaba dushobora guhagarara imbere y'abantu tugasubiramo aya magambo nk'aya, kandi ni nabyo itorero ry'Imana rishinzwe gushyira mu mitekerereze n'ibikorwa by'abarigize. Ikindi cya kabiri nk'uko twabivuze ni amategeko y'Imana bagomba kwerereza, kuko nta kindi ni uko amategeko niyo agize itegeko nshinga ry'Imana, kandi n'urwibutso rw'Uwiteka. Imigani 28 umurongo wa 9 haravuze ngo uwize amatwi ngo tuve amategeko, gusenga kwe ni ikizira. Gusenga ni intwaro y'abumvira Imana, gusenga ni intwaro y'abakozi babwiriza ubutumwa bwiza. Bityo kumvira amategeko ndetse no kuyerereza mu bandi bigomba kuba inshingano ikomeye y'abagize iryo torero. Muri Bibiliya harimo amategeko y'uburyo bwinshi. Hariho ay'abantu agaragazwa n'imigenzo n'imihango ijyanye n'igihe babaga barimo.
hakabamo aya leta yakoraga hakurikijwe ikirere n'uwayashyizeho. Hari ay'ibigereranyo ariyo ay'ibitabo byashushanyaga Yesu ataravukira mu isi. Ibyo byose rero hariho ababyitiranya, ubwo bakavuga ngo Yesu cyangwa se urupfu rwe rwakuyeho amategeko y'Imana, ariko ntiyakuyeho ntukice, ntiyakuyeho ntukibe, ntiyakuyeho wike kweza umunsi w'isabato, ahubwo ngo igitabo cyari gifite amategeko niyo Yesu yakujeho urupfu rwe. Ni amategeko y'imihango yari yongeye ku mategeko y'iby'ijambo ry'Imana ryavugaga, yari ari mu isanduku y'isezerano. Amategeko y'Imana ariho ni nk'itegeko nshinga ry'ubwami bw'Imana, bityo nta kindi tugomba gukora uretse guhamagarira abantu kuyumvira ndetse no kuyashyira mu bikorwa. Icya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo twizera. Naryo ni inshingano ikomeye. Ni uko handitse baravuga ngo itorero ry'ukuri rirangwa no gushyira mu bikorwa ibyo rivuga, kandi ryirinda kuvuga no gukora ibyo ryihimbiye. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Iri ni itegeko ry'umwami mu gitabo cya Matayo igice cya 28 umurongo waho n'uwa 20. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo abameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndererwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Rero tugomba gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera. Nicyo kintu cyonyine kigomba kuturanga, atari ukuvuga ngo turizera gusa ngo bibe byayindi byo kwizerera mu cyuka, ahubwo tugashyira mu bikorwa ibyo twemeye kandi twumvise biturutse mu ijambo ry'Imana. Ingingo ya 4 izaranga abakozi ba saa 11 no kugoboka batishoboye, ndetse twanabivuzeho. Muzabisoma mu gitabo cya Yakobo igice ni cya 1 umurongo wa 27, aho bavuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusabira no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Rero ni nabyo muzasoma ku munsi wo kugaruka kwa Yesu. Ntago abantu bazibukirwa amadini bari barimo, ntago abantu bazibukirwa imyambaro bambaye yari myiza, ntago abantu bazibukirwa uko bashimishije abantu bitavuye ku mutima, ahubwo baranditse baravuga ngo kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mu mpicyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba aho nari mfungiye. Ibi rero ngo nibyo abantu b'Imana bazabwirwa. Muzabisoma mu gitabo cya Matayo igice cya 25 umurongo n'uwa 34 kugera kwa 36. Reka bibe inshingano ya buri wese twumve yuko itorero ry'Imana ntago rishinzwe gukungahaza hamwe ngo rikenesha abandi, ahubwo itorero ry'Imana ribereyeho gufashanya, ribereyeho kwitabwaho, abarigize bagafatanya, kuko ngo bari bagize itorero rya mbere nta mukene babagamo, ngo bose bagurishaga ibyabo bakabifashisha abakene. Ikindi cya 5 ni ukuburira abanyabyaha no kubereka aho bakirira. Ni ukubumvisha yuko Yesu yaje mu isi kandi ntiyanga umunyabyaha, ahubwo aramukunda. Icyo yanga gusa ni icyaha, bityo tugomba kwisanisha n'abanyabyaha, atari impuhwe zihumye zo gutuma bakomeza gukora ibyaha, ahubwo kubereka aho nyine aho bakirira ariho ku musaraba wa Yesu Kristo. Igice cyangwa se ikindi kimenyetso kiranga abakozi ba saa 11 ni ukwerekana umuryango mwiza ufite ubuzima bwiza ndetse n'uburere bwiza, kuko yaba leta, yaba itorero, yaba ingoma y'Imana nta handi ishingiye. Iyo umuryango ubaye mwiza, umugabo n'umugore, abana bose bakagira ubukristo nyakuri, n'ahandi hose bigenda neza. Rero nibyo muzasoma ngo itorero rigizwe n'abantu bava mu matorero mato y'imuhira. Dorere erega ni byiza kandi ni by'igikundiro kabavandimwe baturana kandi bahuje. Uyu munyezaburi we yarabibonye. Dawidi yari umutegetsi, yarabizi neza uburyo gutwara abantu bigoye. Arangije aravuga ngo dorere erega ni byiza kandi ni by'igikundiro kabavandimwe baturana kandi bahuje. Nta cyiza nko kubona abantu bahuje, kandi ahantu hambere abantu bagomba guhuriza ni mu miryango yabo. Rero itorero ry'Imana kuko rizi akamaro k'umuryango, naryo rigomba kuwitaho kandi rikawusigasira. Rero nkuko twababwiye, ingingo ya 7 ni ukwerekana aho indwara zituruka, kuzirinda no kuzivura. Ibi bakabikorera atari kwihundagazaho amafaranga. Reka tubabwire, ku isi ubuzima iyo bwagushyize ku munzani nta numwe ujya remera, ndetse benshi bajya bifatiraho kugira ngo bakure amafaranga mu bantu, banyanyuzuze imitsi yabo. Ariko itorero ry'Imana si uko rikora, ahubwo rizi neza yuko nagomba gukurikiza ihanditswe ngo mwahereye ubuntu namwe mutangire ubundi. Ubwo si ugutangira ubwo bufasha kugira abantu bihundagazeho imitungo, ahubwo no kugira ngo bafashe abantu bazi neza yuko roho nziza itura mu mubiri muzima. Umubiri urwaye biragoye yuko washima Imana, bityo itorero ry'Imana ryahawe inshingano yo kwita ku barwayi binyuze mu kubavura ndetse no kubafasha, ariko isengesho rikaheruka byose, kuko
bazi neza yuko Yesu Kristo ari ubasha gukiza indwara z'imibiri ndetse n'iz'imitima. Ikindi ni isaha ya gihanuzi abantu bagomba kumenya, kuko isaha ya gihanuzi iradufasha nkuko n'abagenzi basanzwe. Iyi saha uyifite ntabwo watekereza yuko ari mu gitondo kandi ari nimugoroba, ndetse naho haba habyutse hari igicu, uko byagenda kose umenya ngo ni isaha ukajya ku kazi, umenya ngo ni isaha ukajya kurya. Bityo rero ni nako bimeze ku mukristo. Isaha ye ni ubuhanuzi, bugomba kutwereka hashize, bukatwereka aho turi, bukatwereka n'ahazaza, kugira ngo tube twiteguye kugaruka ku mwami Yesu. Nibyo bimenyetso reka Imana idufashe, iduhe guharanira kuba mu mugabane w'itorero ry'Imana, tuharanire kuba mu bakozi ba 11. Ubwo twanabonye yuko natwe ubwacu ngo tuzahembwa nk'abo bagiye gukora guhera mu museke 3:00, 6:00 na 9:00. Imana dufashe izaduhe guharanira ibyo bihembo by'abera, twese tubisabirane mu izina rya Yesu. Amen. Yumvikane hose rangururijwe nkikondera, uburire abo mwisi bose bamenye yuko Yesu aje.